Mbwira ibyo umbwiye nta keza kanyu n'ubundi n'abankurikiye mwese nta keza kanyu umva n'ubundi bitutsi byanyu ndabimenyereye ntacyo bimbwiye. None se mbwira ibyo umbwira ntacyo bimbwiye rwose. Amakuru y'umugabo wawe ntabwo ushinzwe kuyamenya urayamenya nkande. Amakuru y'umukozi wawe se ibyo nibikureba. Nese amakuru y'umwana bere mu kazi ise yambabarira n'ubundi ndabimenyereye ko ari ibitutsi bama n'ubundi bongera babishyireho ntacyo biri mu ndeba bababwiye se bari ntacyo bintwaye nongera mbibabwire bankurikiye abakurikiye Jazira narakiyemeje ni hagati yanjye na Samantha nimushake mu ntuke umva ibitutsi byanyu ntacyo sinzabisanga mu buriri bwanjye cyangwa mbisange mu biryo. oya wowe mo kuvuga mu magambo ni shema kuri wowe cyangwa nemeza nyina na se. Bwo nta rukundo rw'umwana wari ufite Rukundo rw'umwana ndaretse ko cyabeshye ngo umugabo wawe ngaba hanze kandi umugabo wawe ahora muri quartier agenda nka roho yamaze wajyaga se wajyanga nkubwire ngo arahana ngo bikumva ngo yagiye Dubai ngo agiye korangora ngo ako muri ikina koko wabonye se ugashyiramo biti ukiki wabonye se amafaranga kujya Dubai nadufite ngiye nditeguye nyizwa sinzakizwa kubimbwirije nzakizwa kuko mbishaka kubera Imana uzakizwe nyine ntago rero bikureba ntago umutima wanjye urimo nazo ndi gukizwa ni ku isura ngo urakijijwe siya ubu bwa mbere n'ubwa nyuma ko njya kunyinjira mu buzima ko nashaka kuzagusura ingirwa mugabo wawe hari nkareba amazi ashyushya uri wanjye mukoze kwa bitubwiye nimba ushaka amahoro ku buzima bwawe kira gipangu kibagirwe wowe na Samantha ukuntu ugakurikirana ibiganiro tukugezaho byawe n'umunsi ni Kigali News 500 ndagushimira ko subscribe like share ndetse na comment of course mwenye nitwa Cheketu dakina n'abana ukina n'abanyana turayatandukanye mu bice byetandukanye ngasanga Instagram ni Kigali News 550 ariko mana yanjye ariko nyagasa ushobora byose kontara mutabazi yarangiye ejo namena ni amafaranga nzongera namamaza kandi ejo tubabwira nibyo byose arabikora neza cyane. Ndahera he mujye muri commentaire ndazibona turagana ariko ngiye ni munsi nta nduru nta mijinya nta namaje kumenya ko uyu mugore we n'umugabo we none rwatangiye gushya rwatangiye gushya ndakwiyamye mbwira icyo usa ubu ngubu nta byo kurwana nyine nawe umaze kunera iseseme kwirwana nawe ngira icyo umamagariye ubundi bigire nanjye nta mwanya afite wo kurwana tubikore bijye mu mwanya babarira mba tuje ariko mbwira ibyo umbwiye nta keza kanyu n'ubundi n'abankurikiye mwese nta keza kanyu umva n'ubundi bitutsi byanyu ndabimenyereye ntacyo bimbwiye. none se mbwira ibyo umbwira ntacyo bimbwiye rwose. Amakuru y'umugabo wawe ntabwo ushinzwe kuyamenya urayamenya nkande. Amakuru y'umukozi wawe se ibyo nibikureba. nese amakuru y'umwana bere mu kazi ise yambabarira ariko meze neza sinkeneye amagambo menshi nawe ariko meze neza ibyo nibikureba uko nabandi kose urabona se meze nabi. tugiye guhera muri commentaire dutangira tutarajya mu bindi byawe. Iyo urebye commentaire y'ibyo ukora n'ibyo abantu baba bavuga n'uburyo bagufata nawe uciye mu muhanda umva nkubwire uko bamfata kose ntacyo bimbwiye ubundi se bamfata neza ngo niki bagiye kuba n'ubundi ndabimenyereye ko ari ibitutsi bama n'ubundi bongera babishyireho ntacyo biri mu bababwiye se bari ntacyo bintwaye nongera mbibabwire bankurikiye abakurikiye Jazira narakiyemeje ni hagati yanjye na Samantha nimushake mu ntuke umva ibitutsi byanyu ntacyo sinzabisanga mu buriri bwanjye cyangwa mbisange mu biryo. Uracyakomeje umva comment ahubwo bayerekana ukanye bazitera Samantha
noneho nzamusangiwe niho nzamujwigiza neza ngo ki ishi ko none uzagira gute niyo musangiwe nagahe agomba kubona hasi urakomeje koko nakomeza ngo hirwa arwaye iki arwaye imirire mibi na nyina agira se ubundi se yamunzanyaga ngo murere ngende nyina none se niba mukuzani cyangwa ni se wamukuzani ndavuga se yaramuzanye se mva ko ngende nyina namutwisa amezi cyane sibyo nakubwiraga ko hahiye yewe yabonye nyina nta kindi rukumbaza ubundi nakubwiye ko nashaka kumugwa uriya mwana numva ko azava mu rwego rwo kugira ngo nemeze uriya mugabo afite ibiro 8 byonyine ngo nguko iki 12 ngo biveho bijye ku biro bingaye 8 nibyo agomba kuva iwanjye afite urumva ari ishema se kuri wowe wowe iki urumva ari ishema kuri wowe ishema kuri nge byari kuba kuri Samantha oya wowe urimo kuvuga mu magambo ni ishema kuri wowe cyangwa nemeza nyina na se ubwo nta rukundo rw'umwana wari ufite rukundo rw'umwana ndetse ko cyabeshye ngo umugabo wawe ngaba hanze kandi umugabo wawe ahora muri quartier agenda nka roho yamaze wajyaga se wajyanga nkubwire ngo araha nango bikumva ngo yagiye Dubai ngo agiye korangora ngo ako muri ikina koko wabonye se ugashyiramo biti ukikina wabonye se amafaranga kujya Dubai nadufite Janye niriya nzu yonyine yireba uko imeze nayo irakodeshwa abakunda bafite irakodeshwa yewe ubu ngaho barakubeshya ko numvise se akoresheje umukozi wanjye ukamukoresha nani kuri kamera ukamushyiraho yeza ko byakubanye dukodesha Samantha ariko Samantha akomeza gushima ndakubajije abantu nsubize waza mva umukozi ajya kubwira ngo turakodesha ese umukozi mu kiganiro yigeze vuga uburyo arya gasenda bamwe mu gasenda baboye ku nkoko yose yagomba kukarya se 40 namuhembaga waramwambuye 80 namuhemba ukanamukubita muri mu kiganiro ukamukubita by'ibishyimbo ko baramuhaye yanjye aguze amafaranga 40 nyamuhe mugabo nyina wundi abyara umuhungu ariko nyina wundi abyara umuhungu mva ngubwire nakubwiye ko n'amagambo menshi mfitanye no kuvugana nawe utanera udatuma isukari yanjye kuzamuka ise nkongera nkaguhurushya na santima mbafitiye n'abankurikiye kuri Samantha TV show na santima mbafitiye kuko n'ubundi nta rukundo mu nkunda nakwiye kiganiro yuzuye 50 baragukurikira umva cyane zose buri hariko umva ibyo byose ibitutse nta umva do niyo mwabifata ariko bazakijijwe nge nditeguye nyizwa sinzakizwa kubimbwirije nzakizwa kuko mbishaka kubera Imana uzakizwe nyine ntago rero bikureba ntago umutima wanjye urimo nase undi gukizwa ni ku isura ngo urakijijwe ariko reka nkubwire ngewe ntago umwana wanjye azarerwa n'undi muntu cyo ko narapfuye wenda ntakiriho wenda bikaba kubw'izindi mpamvu ibyo birakureba nta muntu uzanderera nkiriho ibyo birakureba nta kazi kawe none se mu rugo iwako numva ngo rwashumikanye bana no mugabo usigamukubita nakubwiye ni sinkeneye kunyinjira mu rugo wabyumvise wagwaye amakuru ya nanjye yaguhe neza ndayafite yagumane rero sinkeneye no kuyamenya reka abakote n'ubundi barakose hano babote neza n'inkwi bazicana ahubwo Wiki? Baningi bazicane. Ariko ziko wagira ngo rigatumwa. Sho. Ewe. Ziko wagira ngo rigatumwa. Wagira ngo rigatumwa. Wa mugane wa mu Kristo ngo shingiye ngo kubyo nabonye. Ngakaba umuhamye. Ngoko nakore cyane haba ngo Imana izakora wakora umuntu. Abwiye ngoma yawe se irogezwa n'ikira nta murishyo ufite. Nta murishyo ufite. Mugore nta mwana yibye umwana w'abandi baramumujyana bigenda ukundi bose kubyara none ngo kubyara njye urabona narabuze urubyaro ngo njye ntabwo nigeze mbura urubyaro nta mwana tubona kuko tubona abana b'abandi ari umwana wa Samantha wasanga tegereza uzamubona wa mugani wa Samantha ati umugore yiba abana
umugore yiba abana. Ati yiba abana, koko se yiba abana. Wabaye muremure. Kaongea sia. Ubu bwa mbere n'ubwa nyuma ko njya kunyinjira mu buzima. Ko nashaka kuzagusura ingirwa mugabo wawe hari nkareba. Amazi ashusha uri wanje. Mukoze kwa bitubwiye. Nimba ushaka amahoro ku buzima bwawe, kira gipangu kibagirwe. Wowe na Samantha. Kubera ko Keti iri aho ngaho iruhande rwanje. Nzabakorera akantu mu buzima bwabo twahuye n'umugore w'ishitani. Mu gace kawe k'abantu bameze nk'abatuze mu mutwe. Wowe na Samantha nzabakorera akantu kuryo muzavuga ati twahuye n'umugore w'ishitani. Samantha. Nanjye zongera inyambaro rero. Ubwo se wabona narakubyo ufite imbaraga nk'izidendo ntago washobora. Nta kibazo. So nawe nkubitara. Ariko nawe ufite imbaraga nk'izumushwe. Ariko kargo mumbwira ko umugore yubahwe. Dore ukuntu nakageze. Wadutumye se. Yo. Wagiye kwivuza wabuze ubufasha. Wadutumye se. Wagutumye se yagukoreye ubuvugizi by'ubuze ukajya no kwivuza. Ndagusabye se. Abadukurikiye katwisoreze dore ngubu yangirwa ntuza reka Imana bare bindi simbizi. Samantha nawe ubwo ahari hose. Samantha wicunge mwana wawe. Hari umuntu avuze ngo Samantha zimuke. Murye ninjye namwe. Nawe urye ndahari.